wawunyuza gutya nko ku ipantaro cyangwa ku ijipo, hanyuma intoki zikumuka ugafata umuntu ukumva uramufashe, hanyuma ukamusabira umugisha mwinshi. Amina. Usengera umuntu kuri iruhande, imigisha yose ibaho uyimwatureho. Buriya nkunze kubibwira abantu, hari ubwoko bubiri bw'abantu. Hari abantu bavuga umugisha, hariho n'abantu bavuga ibindi ntagiye kuvugira. Babyuka, Bibiliya bivuga ngo hari abantu batekereza nabi, babumbura akanwa ngo bakavuga imivumo. Nizere ko ntawe ubamo hano, ntawe pe. Ababivuga ntabwo basenze uyu munsi. So ubwo abasenze rero uko twe turabavuga umugisha. Vuga umugisha kuri uwo muntu kuri iruhande, umusabira umugisha, umwongerera umugisha, nurangiza uvuge ngo Mana nuwo nibagiwe uwushyirewe. Amina. Turagushimye Mana yacu. Ni umunezero wacu iteka ryose nk'ubwoko bwawe kuza imbere yawe, tugafatana mu biganza, kuko waratubwiye Umwami Yesu ngo ababiri nibahuza umutima kugira icyo basengera ngo Data wo mu ijuru azagikora. Gufatana mu biganza duhuje umutima ngo dusabirane umugisha. Urebe umuntu wese uri muri uru rusengero, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo turasenze ngo imigisha yose imuzeho. Uramburire ikiganza kumuha umugisha. Uwaje arwaye mu mubiri, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo tumuvuzeho umugisha wo gukira, tumuvuzeho umugisha wo gusubizwamo imbaraga. Kandi mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo uwaje ananiwe akurura amaguru kubera iminsi myinshi y'akazi n'amastress menshi y'ubuzima, umuruhure, kuko Mwami Yesu waratubwiye ngo abarushye n'abaremerewe baze bagusange ngo urabaruhura. Waje afite imitwaro imuremereye, waje afite imitwaro imunaniye, waje afite imitwaro imuruhije, aruhukire muri wowe Mwami Yesu. Kandi mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo turasengera umuntu wese waje hano arimo kugenda asubira inyuma mu mwuka, arimo gucogora. Turasengera waje hano arimo kugendera mu byaha, aruhijwe n'ibyaha bye, aruhijwe n'ubusambanyi, aruhijwe n'ubujura, aruhijwe n'amagambo, aruhijwe n'amashyari n'ibindi byaha tutarondora. Mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo umusaraba wawe warawumanitse kugira ngo wikorere intimba zacu n'imibabaro yacu, kugira ngo wikorere ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Uruhura ubwoko bwawe, reka imbaraga zawe zigendagende muri iri teraniro Mana. Utanga umugisha muri aba bantu, umugisha wawe wuzuye, utsindagiye, usendereye, usesekaye ube kuri iri teraniro. Imbaraga z'umwuka wawe wera zigendagende hagati muri twebwe, ukore kuri buri muntu, umugenere umugisha we, ibyo arimo gusengera, ibyo arimo kwifuza uyu munsi abibonere muri wowe Mwami wacu Yesu Kristo. Umva gusenga tugusenga, wumve kwinginga tukwinginga. Imbaraga zawe zimanukira aha hantu, ukora ibitangaza, duhabwe umugisha nawe uhabwe icyubahiro. Ngo ni mu izina rye tubisaba Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Mwicare. Hari ibintu ntazihana pe. Nkunda kumva abakristo basenga, kandi nshaje mbikunda, kuko iyo numvise abakristo barimo gusenga bose basenga, numva nyine hari ukuntu ugenda uzamuka ukumva hari ukuntu birimo kumera. Amina. Ariko nyine buri muntu wese agira kamere ye. Ubundi abantu banzi bazi yuko ntasakuza, ariko ubundi burya mu bantu basakuza mbamo nicecekeye cyane cyane. Iyo bigeze ku gusenga numva rwose wabumbura umuntu ukasabira abantu umugisha. Iyo mbyutse mu gitondo nta kintu kinezeza. Buriya hari igihe nsengera imirima kandi igihe simpinga, nta na gahunda afite yo kuzabikora, ndabarahiye. Hari ibintu nasezeyeho, abantu bajya bambaza ngo ariko pastor ngo kuri muri retirement ngo famu yawe ibahene. Jewe naragiye abantu sinzasubira kuragira inka, nzaragira abantu ndinde. Abajya muri famu simbagaya, buri muntu agira umuhamagaro, sibyo? Ntabwo nabona igice cy'umutima cyo gukunda inka ngo ubone icyo gukunda abantu, byaranze. Nizo nari mfite narazigurishije. Ariko se ugurisha inka pe? Ntaga numva. Je rero buriya ndakunda pe. Iyo nakunze ikintu nkijyamo, kugikunda igice birananira. Ubu mbaye umushumba w'inka, inka zanjye mwazibona. Kera nyiri umwana mama yigeze kumpa igiti cy'ikawa, igiti cy'ikawa, kuko naramugoraga angurira. Hari utunyamakuru tw'abana twitwaga Hobe yakorwaga na kinyamateka, tukiyabonesha tukagura Hobe. Kajya izi Hobe zawe nawe nvero mama ageze warandeye baravuga ati wowe ndaguha igiti cy'ikawa, ujye ukitaho, amafaranga azavamo ujye ugura Hobe.
ampa n'inkoko, ibintu bibiri ibyo natangireho norora. Niyo mpamvu nabisezeyeho byo guhinga no korora byose nabisezereho, kandi ndabikunda. Inkoko yanjye narayikunze, iba irororoka, hajya ngura hobe noneho mama bitamugoye. Ariko urabizi burya ababyeyi baza amayeri, baza ubwenge. Inkoko imaze kugira abana, ko niba wayijyanaga ku isoko akajya ngenera, kambwira ati kuko ndibuka icyo giti cy'ikawa nacyitayeho, nkakibyinirira, nkagisura, nkagikuyakuya, hanyuma cyera ikawa nyinshi zuzura umufuka. Ntabwo ati rero ntabwo aya mafaranga yose yagura hobe, arangenera nyine. Ariko ubwo yari yanduhutse. Cyakora nahigiye isomo rimwe, icyo witayeho nacyo kiragusubiza. Rero murumva ibyo kuragira inka, ibyo kuragira, yewe rero ndakunda ibintu nkunze, ndabikunda nkabijyamo. Hanyuma ubwo nabwiraga yuko abantu bajya bambaza muri retirement kuko ntarakora famu, nkavuga kada yewe nakunze abantu rimwe ngumayo, nta gahunda afite yo gusubira inyuma. Uyu munsi turiga ku rukundo ruhindura ahantu. Sinzi teme ko bayanditse mu Kinyarwanda, iyo bampaye mu Cyongereza baravuga ngo ni love that transforms communities, urukundo ruhindura aho dutuye. Naho niko babyanditse, urukundo ruhindura aho dutuye. Haleluya. Ngira ngo turimo turasoza ukwezi cy'umweru cy'amatorero shingiro kuko bayitubwiye. N'iriya ntego niho yavuye, na biriya bice twasomye niho byavuye, nibyo tugiye kwiga cyane cyane ririya torero rya mbere. Nyankunda kubibabwira hano, ariko nkibaza niko buriya byagenda bite? Ese byagenda bite dukoze ibyo Yesu yadutegetse? Hari indirimbo igezweho muri ino minsi ngo yaririmbwe ngo niba ari ibihangange by'Imana, nimuberwe bakobwa. Itangira umuririmbyi urimo aravuga ngo ariko ukoze ibyo umwami yagutegetse byagutwara iki? Nkunda ko kantu niko itangira ngo ukoze ibyo umwami yagutegetse byagutwara iki? Ariko nanjye ndabitekereza, dukoze ibyo umwami yadutegetse byagenda bite? Mujya mubitekereza. Jewe rero nubwo ndi umuntu, ibirenge byanjye burya biri ku butaka. Ntabwo ndi mu bantu baguma baba mu kirere, bamwe bakubwira ngo ibintu byanjye ngo bizagenda gutya, ngo Imana ibirimo, kandi mu bantu bagira kwizera gukomeye mbamo. Ariko kwizera kwanjye kugenda hasi. Ntabwo kwizera kwanjye kujya kugurukisha amaboko, kugendesha ibirenge ku butaka. Nkandagira hasi. Niba ari ikintu mpaye gukora, usanze ndimo kugikora wagira ngo sinjya nsenga, usanze ndimo kugisengera wakubwira ko ntajya nkora. Ushobora gufata amasengesho nkajya gusengera ikintu nkamara icyumweru, nkavayo natangira kugikora, ukagira ngo ndi umupagani udasenga. Kugishyiramo umutima n'imbaraga n'ubwenge. Yewe rero nkunda ibintu bikoze nk'uko umwami yavuze. Njya nibaza iri torero rya mbere, kavuga niko Mana, kuki wampaye kuvuka mu kigejeje cya 20, hakora mu cya 21? Iyo mpa kuvuka mu kinyejana cya mbere, igihe ba Petero bari bahari na ba Yohana bahari, bafite itorero nk'iri badusomeye. Ariko mujya mubitekereza, ukibaza ririya torero nawe uri umumambure waryo. Itorero ribwiriza ubutumwa abantu bagakizwa. Itorero umuntu abwiriza umunsi umwe 3,000 bigakizwa. Itorero umuntu agenda akabwiriza undi munsi ibindi 2 bigakizwa. Kandi ngo buri munsi umwami Imana ikawongerera abakizwa. Sinzi niba mubyumva, ariko iyo utari umupastor ushobora no kutabyumva kuko mumubona tumeze neza. Ariko reka mbere iki cyo mvuga, ngiye namaze imyaka 12 hano ndi senior pastor, kandi murabizi sindi ikigwari. Ariko nahoraga ntekereza ngo Petero yabwirije umunsi umwe 3,000 birakizwa. Ngiye maze imyaka 12 nituruzuza n'urusengero ngo rwuzura abantu. Twebwe murumva hatarimo ikibazo. Kandi twagira abantu bakavuga ati Iremera, paruwase y'Iremera ni igitangaza cya paruwase. Nkabwe ni igitangaza cya paruwase. Petero yabwirije umunsi umwe 3,000 birakizwa. Ngiye maze imyaka 12 mbwiriza, mfite na dogitorara. Mviremera tutaragera ku 3,000, imyaka 12. Oya, reka mbabwire ko icyo ndimo gushaka kubigisha, buriya ntimuzikomera amashyi ngo mwikirigite museke. Mureke dukora icyo umwami yadutumye. Ariko mukoze icyo umwami yabatumye byabatwara iki? Kuko buriya iyo urebye ririya torero rya mbere, Bibiliya itubwira ngo impamvu Imana yagiye yandikisha ibintu ni ukugira ngo bitubere akabarore, bitubere icyitegererezo,
bituberaho turebera. Noneho ibyo twabonye byiza tubyifuze, ibyo tubonye bibi tubyirinde. Simple. Nuko bikora. Jewe rero ndebye ririya torero rya mbere, twakora iki ngo dusubire ku rufatiro? Twakora iki? Oya, niyo wanafatira kuri ba sogokuruza bangirikani bo mu Rwanda, buriya kutamenya amateka yacu nabyo burya hari icyo byatwiciye. Ndaza kugenda mbibere. Iyi paruwasi ya Remera yatangiwe n'umupasitori witwa Gashegu. Gashegu rero yabaho mu gihe cyacu tuba tumwita Poso Gashegu. Gashegu yaraje ajya Bumbogo, abari batangirira, ariko aza kureba bacisha uyu muhanda, ubundi muhanda ujya za Rwamagana wacaga Bumbogo, w'Abadage wacaga za Bumbogo ruguririye. Hanyuma Ababiligi bacisha uyu nguyu hano, uyu nguyu tucamo muri kino gihe, uyu ni waciwe n'Ababiligi. Arabireba abwira undi mwene data, si ngombwa ko ngenda baha amazina yabo ariko yose ndayafite. Aravuga ati nshakira ikibanza aho ngaho kuri uwo muhanda, kandi ugishake kimeze neza. Baraza hano, harimo umuturage wari uhatuye, si ngombwa ko ngenda mvuga amazina, harimo inzu ye. Ikibanza kibahera ubuntu, inzu bayigura amafaranga 1000. N'impapuro zirahari. Urumva umukristo atanze ikibanza cya hegitare 5, aravuga ati ariko ubwo harimo iyi nzu yo muyiguri. Bagura inzu, ikibanza gitangira ubuntu, bakora umurimo w'Imana. Arareba aravuga ati ariko murabizi, ati muracyari mugari. Aramanuka afata ikibanza hegitari nka 10 i Nyamata Maranyundo, muzagiye n'ubukira hari ikigarama kinini. Arazamuka ajya ruguru ahitwa Ruganda, afata ikindi, aho hose yagendaga hashinga amaparuwasi. Abatubanjirije bari bafite vision. Mwakora ibyo umwami yadutegetse byabatwariye. Iri torero rya mbere icyo ndikundira, barimo bene abo bantu bameze batyo. Iteka ryose ikintu kijya cyica ibintu by'Imana, dutangira dufite umwete, twageraho tukagenda ducogora. Yemwe abacogoye, revive mukanguke, kuko ndabizi neza namwe wampa icyuma gipima umwete mwari mufite mugitangira ugikizwa. Wowe hari abantu bagikizwa baragurumanaga, baragurukaga, barasengaga, barabwirizaga, ariko ubu ngubu nyine babaye polite, bashyize ibirenge hasi. Ariko ntimugakabye mu bintu by'Imana. Ushobora gukabya ute mu bintu by'Imana? Ubu se twarangije umurimo ngo tubwire Imana ngo ntidukabya, kuko umurimo twarawurangije? Ubu se twabaye ab'Imana yashakaga ko tubabo kugira ngo tubwire Imana ngo ntidukabya? Hari igihe rero Gideyoni yigeze kubaza Imana, marayika amusanze munsi y'igiti, aramubwira ati ariko kumbwira ngo ndi intwari, za mbaraga ba sogokuru batubwira zagiye hehe? Za mbaraga tujya twumva zagiye he? Rero reka mbabwire, ariye ninde ukunda gutendereza, na Pastor Zeda akunda kubikora, na Joey nyine igitenderezo. Nyine hari abantu bakunda igitenderezo bakagitera tukazunguza amaboko. Reka mbabwize ukuri, biriya rero ni nko gutunga ifoto ya fiance wakubenze. Abantu buri iyo mubona iyo baririmbaga tukutendereza, babaga banezeranywe, barakundanaga, babona umuntu muribuka. Ariko kera abantu bakaza bakubona utungutse ati tukutendereze Yesu, bakanezeranywa. No muri kino gihe turatera tukutendereza, ku rurimi hariho mukushi, ku mutima harimo umwijima. Haro none se ubwo ndimo ndabeshya? None se ubu turasa n'iri torero rya mbere, umva ibintu bigera kuri 5 bavugaho, mumbwire ngo turabifite. Petero yabwirije umunsi umwe 3,000 birakizwa. Umurongo wa nyuma muri kiriya gice badusomeye ngo buri munsi umwami Imana yawongereraga abakizwa. Uru rusengero, reka mfatire kuri uru rusengero kugira ngo ndakubwira abantu ibibareba, iby'abandi ntibindeba. Uru rusengero twarwujuje mu 2010 twatangiye kurujyamo 2015 cyangwa na 6, rutaruzura neza, utuntu tumwe twagiye tudukora nyuma. Mu yandi magambo rumaze nk'imyaka 9 turukoreramo. Hejuru hariya ni murebe ko intebe zitakiri vide.
ariko iyo tuba turi muri uriya murongo w'itorero rya mbere ngo buri munsi umwami Imana yabongereraga abakizwa. Mureke tuzure uwo muco, tuzure iyo nyota, tuzure iyo nzara. Icya kabiri, baratubwira ngo aba bantu bashishikariraga iby'intumwa zigishaga. Bagiraga bate? Bashishikariraga kwiga ijambo ry'Imana. Nge nigisha Bible study kuwa mbere iyo mpari. Itorero ringana ritya, singiye kubabwira ngo baza muri Bible study mu manike turebe. Ikintu kigutangaza, hari igihe dusohoka hano nkabona abantu barimo barabeyabeye hano mu Giporoso, hakabona nyiri na pastor. Ariko mbabaza ariko ko mbabona mubeyabeye hano mu Giporoso, ati tuba turimo kurelaxinga. Umuntu ni iki gishobora kukuruhura kuruta ijambo ry'Imana? Ngo bashishikariraga ijambo yewe n'abapastori. Jewe rwose najyaga mparo marika abapastori ngeze ndavuga nteka nterere utwatsi. Abakristo baraza bakicara bakaza muri Bible study, ukabona pastor arabeyabeya mu Giporoso ngo arimo kurelaxinga. Ngo bashishikarira. Reka nikomereze mbona ndabwira ikintu. Aba bantu rero ngo bagiraga ubuntu, ngo bagiraga bate? Bagiraga ubuntu ngo ku buryo nta mukene wababagamo. Hari ikintu mwabonye nkuko nkibona, iyo Imana itangiye kongera imigisha iwacu, ikintu cya mbere kigabanuka ni generosity, ni ubuntu. Mwumvise amatorero shingiro badushima ngo twaratanze, ngo bajya gusura abantu, ngo twaratanze. Ariko se biriya ni ibikorwa ibyo bita ponctuel byakozwe icyo gihe, ubwo ni umushinga. Ubundi byagombye guhinduka umuco, bikaba muri gahunda y'itorero. Bakavuga ngo nta muntu usengera i Remera uryamisha umwana atariye. Nyamara reka mbabwire, mwari muzi ko muri uyu mujyi uyu turimo, aho bamwe bacirira imbwa nini bakayigurira inyama buri cyumweru. Sinanga imbwa, oya, imbwa ntacyo mpfa nazo. Gaburira imbwa, kagaburira injangwe, akamena ibiryo. Kuko mu mujyi hano umuntu ashyira ibiryo muri frigo, wazabira ukavuga ngo ibi ngibi byarakonje, bakabishyira muri puberi. Mwari mwabona puberi za hano, birya bintu byose binuka biducaho ntabwo ari ibishishwa byinshi, ni ibiryo bitetse tuba twamenye. Mu mujyi urimo abantu aho umugore ashobora guha abana ibiryo, ibyo mvuga ni ibintu nahagazeho ndi pastori, abariye kuwa mbere ntibarye kuwa kabiri, bakajya ibihe kurya kuko ibiryo bafite ni bike. Abariye ku manywa ntibarye nijoro kandi bagasenga. Niba mubihakana mufate statistique iki gihugu dufite ibintu. Uru rukundo rwa mbere nta ngwingiriye ari kurubamo muri iri torero, nta mwana ugwingiye wari kuhaba. Kubera iki? Ko nta mukene wahabaga. Ariko ubu ngubu 30% by'abana b'Abanyarwanda ngo baragwingiye. Ntabwo mujya mutekereza ingaruka z'icyo kintu, kuko ntabwo abantu bagwingira mu mubiri gusa, baragwingira no mu bwenge. Umuntu uri stunted aba na stunted mu bitekerezo. Iyo babivuze jyewe ngira ubwoba, iyo babivuze jyewe ngira umujinya, kuko 90% by'Abanyarwanda bambwira yuko ngo ni abakristo basenga. Bivuga ngo iyo 30% by'abana ni abana b'abantu basenga, barangiza bakaba stunted bakagwingira. Ariko mu itorero rya mbere ngo nta mukene wababagamo, mu yandi magambo nta mushonje wahabaga. Haro urukundo rugira rute? Ruhindura aho dutuye. Icya gatatu, icya kane, iri torero ngo ryari ryuzuye umwuka, ryuzuye umwuka ngo ku buryo buri munsi ngo basengeraga abarwayi bagakira, bakirukana abadayimoni bakagenda. Mana we, abadayimoni buzuye mu bantu, abadayimoni b'inzoga, abadayimoni bo kwiyahura, abadayimoni. Kandi turango za mbaraga zagiye. Ndimo ndabaza nka Gidiyoni, Imana mungirwe za mbaraga zagiye. Ndaza kubabwira aho zagiye ku mwihangane. Icya gatanu ngo klima yaho, mbese umwuka waho wari mwiza, yuko abantu ngo babonaga itorero ngo bakabatangarira bakifuza kurijyamo. Twebwe rero muri kino gihe ahubwo baradukerensa, baradutuka. Abapastori batwita besikoro,
batwita ibisambo, batwita abajura, abakristo. Mwumvise mushiki wacu Joyce abamucitingaga ngo bari bambaye imyenda y'ubukristo, abantu baraza bambaye neza baje kwambura abandi abantu. Mbese ninde wakwifuza kujya ahantu ugerayo abahanuzi bakakurya amafaranga yawe, abapastori bagatwara yari asigaye, ariko ni agahinda. Noneho ngo kirima yari nziza, ngo n'Imana ikabishimira, ngo buri munsi ikawongerera abakizwa. Iryo ni ryo torero rihindura aho rituye. Iyo niyo mikorere y'itorero rizahindura aho dukorera. Niki rero cyabuzemo? Abantu bize imibare murabizi, ubundi barakubwira ngo iyo umubare sinzi uko mu equation muzita ngo iki mu Kinyarwanda, reka twize mu Gifaransa twebwe bari batuje kwigira mu Kinyarwanda, ariko mu byite equation cyangwa equation cyangwa reka ntabwo ndi bubikurikire, singiye kubyiga nshaje. Iyo bakubwiye ngo mu mubare, iyo harimo umubare umwe udahinduka hanyuma ugakuba n'undi mubare, igiteranyo kivuyemo kigahinduka, ubwo uwo mubare wa kabiri niwo ufite ikibazo. Reka mbere giko bikora. Yesu n'umwuka wera wongeyeho abigishwa bitwa Petero na Yohana n'abandi bari kumwe, havagamo ibitangaza, havagamo itorero ryiyongera buri munsi, havagamo. None twebwe Yesu yaravuze ngo uko narindi ejo niko nza. Ntabwo Yesu yahindutse, ariko twebwe Yesu kongeraho itorero, havamo ibinegu, havamo ubwambuzi, havamo igisebo, meaning ngo nitwe twahindutse, ntabwo ari Yesu. Niba hari abagomba guhinduka uno munsi ni twebwe, niba hari abagomba kwihana uno munsi ni twebwe. Niki rero cyahindutse? Ariko mukozi icyo umwami yabatumye byabatwara iki? Yesu yaravuze ngo nimukundana, cyo nicyo cyambere cyahindutse. Nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ntabwo yigeze avuga ngo nimuririmba, ntabwo yigeze avuga ngo nimubwiriza, ntabwo yigeze avuga ngo nimwambara amakanzu, ntabwo yigeze avuga ngo nimwubaka insengero nini. Yaravuze ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ikintu gikurura abantu bose ku isi ni urukundo. Abagabo n'abagore barimo hano, ijambo rya mbere ryatumye murongorana mugashakana nuko bamubwiye ngo ndagukunda, nawe akagusubiza ati nanjye ndagukunda, bikaba birafasha. Urukundo nirwo rwubaka ingo, urukundo nirwo rwubaka ubucuti, urukundo nirwo rwubaka n'umuntu ku giti cye. Turimo turiga ku rukundo ruhindura aho dutuye. Uzuba muri kino gihe no kwikunda byananiye abantu, kandi Yesu yaravuze ngo nujya gukunda abandi uzabakunde nk'uko wikunda. Ubu uwanzanira icyuma gipima kwikunda hano muri uru rusengero, watangazwa n'ukuntu twiyanga. Bamwe twanga uko dusa, wireba mu ndorerwamo ukabona utasa uko wagombaga gusa, uko usa niko ugomba gusa. Ukareba mu ndorerwamo utari ko gihe mfite izuru rinini, mfite akazuru gatoya. Ikintu kizetsa nuko ari ufite rinini ari n'ufite ritoya, bose bafite ibibazo. Wakwikunza uko Imana yakuremye ko ntacyo byagutwara. Umuntu arasaza nkanjye agatangira kugira ikibazo cy'ubusaza, agahindura ingendo, agahindura imvugo, agahindura ibintu byose ngo agaragara ari umusore. Urahinduka uraba umusore ngo bikumarire iki? Wakwakiriye aho ugeze ukikunda. Halo, uzi kwikora gutyo ukabona utangiye kuzana iminkanyari. Wahareba ku ifoto, umuntu umwe yigeze kuza iwanjye areba agafoto kanjye kera nkiri umujene, arambwira ngo uriya ni wa muhungu wanyu mutoya. Ntoya ntigewe nkiri mwiza, kuko yabonaga bidasa. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Ariko ibyo ngibyo byo ntacyo bitwaye. Niba ufite amaguru matoya yagendesha, niba afite n'imitego apfa kuba agenda, yakire kuko niko ameze. Ntabwo uzayajyana mu igororero ngo bayagorore nayo ugenderaho. Uyakire, we kuyatindaho cyane. Usikora abantu bitindaho, yajya kwambara akavuga ati baraza kubona amaguru yanjye, akitindaho. Ntukitindeho, iyakire wikunde, kuko nibwo uzashobora gukunda abandi. Kuko ikibazo cy'umuntu utikunze ahora yumva abandi ko batabona bya bindi atakunda kuri we.
wamureba cyane ati buriya ashaka kunegura yuko mfite amabinga yawe yagutwaye iki? Si imisaya minini gusa, hari uretse gusa kuyita amazina mabi. Amabinga nicyo uretse kuyita, uyise imisaya minini wakumva nta kibazo ateye, ariko iyo uyise amabinga uhita wumva ufite ikibazo. Siko bimeze ra? Kandi uwo muntu watangiye kwiyanga ntashobora gukunda abandi. Urukundo ruhindura ahantu ruhera kuri twe. Icya kabiri, urukundo ruhindura abantu ruhera mu ngo. So urukundo ruhindura aho dutuye, ni muhere ku ngo zanyu. Abantu benshi ntibikunda. Muhora mbibwira abantu, niranwa n'abantu basaba ubujyanama. Ntabwo ariko kuki murema umuriro utazima? Imana yararemye ijuru. Obviously abo ngiye kuvuga ntabwo uyu munsi basenze, ntabwo bari hano, ni ukuri. Iyo umugabo yifashe agafata umugore w'inshoreke, buryo uba wubatse umuriro utazima iwawe mu rugo. Ufite umugore warongoye umubwira ko umukunda, nawe akubwira ko agukunda, noneho amaze kugera mu myaka 30, 40, utangiye kuririmba nashatse umugore narutaga, none arashaje igihe nk'ibyiruka. Utangiye kubaka umuriro utazima. Ngo ariko urabona ngo afite buriya mugore afite amataye, ngo aragenda ngo afite amataye. Genda ukurikira iyo taye ku manywa, ninjoro utahe mu muriro utazima, umbwire niba wikunda. Do you love yourself? Kuki mutabyumva? Niyo mpamvu nkunda ririya jambo ririya mwana yashyize muri iriya ndirimbo, ariko ukoze icyo umwami yagutumye byagutwara iki? Ugakunda umugore wawe umwe n'umugabo wawe umwe, mukazasazana, kuko ibyo ujya guhaha ahandi uba wisize mu rugo. Ukora ibyo umwami yagutumye. Urukundo ruhindura aho turi ruhera mu ngo iwacu. Nimutekereze itorero riramutse ryigishije abakristo, hakavamo abantu bakundana biyakiriye pe, wicara iruhande rwe ukabona afite impagarike, nta complexe, nta kibazo, yari yakiriye kuko Yesu yamukunze. Wanamuzanaho ibyo bintu akavuga ati ariko buriya urambabaza, umbwira ko ndi mubi, urimo uratuka Imana yandemye. Uretse ko yandemye ikangira gutya ikampa umutwe munini, mugabanye se? Ukamubwira uti rwose genda ubaze Imana yandemye, jyewe nari yakiriye, ndikunda, meze neza, nkakunda n'abandi. Ujye mu rugo rwawe uremeyo urugo runejeje. Icyo gihe nibwo abantu bazatangira kuvuga ngo ariko hariya hantu bo babigenza bate ngo bagire ingo nziza, babigenza bate ngo biyakire, babigenza bate ngo bakundane? Reka natwe tujyeyo, kuko biriya bintu ni byiza. Haleluya. Ariko muzitegereze, ubu Yesu aje akatubaza atari ko bantu banjye nakunze, umva ikintu kizatuma wikunda. Haleluya. Nuko Imana yakurebye ikavuga ngo uyu mutwe naremye ufite amabinga, ufite imisaya minini. Ntabwo Imana yavuga ko dufite amabinga, ufite imisaya minini, nawe ukunze kuriya. Kugira ngo mwereke ko namukunda, ndawugura amaraso y'igiciro cyinshi. Ujye wibuka icyo waguzwe, uzakubwira ngo ariko ngo umubwire utoya, reka mbanze mushyire ku murongo, nkwibutse icyo Imana yakoze kuri jyewe. Urebe uyu mutwe wanjye ufite imvi, urebe iri josi ryanjye rishaje risibwa rimeze nk'iry'inkoko bapfuye amoya. Utekereze yuko Yesu yankunze akangura amaraso y'igiciro cyinshi, nkagenda niba vie. Haleluya. Rero icyo ngicyo umaze kukimenya birakorohera cyane n'ibindi byose noneho mwicare mwibaze mu rugo rwawe, iwawe ni mu ijuru rito cyangwa ni mu muriro utazima? Kuko utatuye hamwe utuye ahandi, ndakurahiye nta nduruwayo hagati bamo, kandi nitwe tubiremo. Ariko Yesu akavuga ati ariko mwebwe mwanyiganye bagabo mugakunda abagore banyu nkuko nakunze itorero nkaryitangira, ngo ndyishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi gisa gityo. Namwe bagore mugakora ibyo umwami yabatumye, mukubaha abagabo banyu
tukubaka ijuru rito. Ariko ibyo biri mu cyumweru gitaha nibwo tuzabyiga iki ngiki. Turimo turiga urukundo ruhindura aho dutuye. Reka mbanze mbibwira akantu kamwe nge ku ngingo ya gatatu. Uriya abarimo hano mwese mufite abana mwabyaye, baba ari batoya baba ari bakuru, mubanze mumanike ndebe niba muhari. Byose ndabizi mwarabyaye, abantu babyaye mufite abana. Abanjye bamaze no kurongora bagiye mu zabo, ariko nanjye ndamanitse. Reka mbabwire ikintu kimwe, niba wararongoye ukabyara, mainly abagifite abana bari mu rugo, rema ijuru bazabigukundira. Abana bazagukunda nka papa kuko wakunze mama wabo. Nabaha ingero ebyiri. Abana b'iwanjye twakoze anniversaire y'imyaka 20 baduhaye igikombe na madamu wanjye. Aho ngo papa na mama cyo tubahira iki gikombe nuko mukundana. Ngo kandi suko mukundana tukibahereye yuko urukundo rwanyu rutuma twumva dufite icyizere cy'imibereho myiza hano. Mwaturemeye icyari gisusurutse kitarimo amahwa. Umva abagabo n'abagore muri hano, nimuremera abana banyu icyari kitarimo amahwa, bazabibakundira. That's the positive side. Ariko negative side, umwana umwe yigeze guhagarara imbere ya se, ni inkuru yabayeho. Aramubwira ngo papa, tukiri bato twagufashe nka hero wacu, ariko baho tubereye bakuru noneho twamenye ubwenge, tubona twakwibeshyeho. Uburyo ufata mama bitwereka yuko nta nubwo ukwiriye icyubahiro twaguhaye. Tekereza umwana waguhagaze imbere uri umugabo akakubwira ngo ntukwiriye icyubahiro twaguhaye kuko twakwibeshyeho, kuko nta rukundo washyize muri icyo cyari. Abana uko bagenda bakura bagenda babona amanyanga yawe, bagenda babona ubucafu bwawe, bagenda babona ko bakwibeshyeho. Ndasaba buri muntu wese wicaye mu hano ngo abana bawe ntibazakubwire ko bakwibeshyeho. Uzi kubona ushaje abana bakubwira ko bakwibeshyeho, kandi iyo umaze kuba mukuru nibwo babikubwira ko nabo baba bakuze kubwira ati papa, dukura ntiwari uhari, twakwibeshyeho. Papa, dukura twabonaga uri hero, ubu twabonye uri villain, twakwibeshyeho. Papa, twakwibeshyeho. Ariko na ba mama nabo simbabwiye ibyabo kuko nabo arababibeshyeho. Urukundo rugira rute? Ruhindura aho dutuye, rutangirira iwacu. Ariko reka njye ku cya gatatu, mu itorero. Ubundi ibyo hano niho byagombaga kuva, mu itorero. Ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, watigeze gukora icyaha. Umva icyo mbabwiriye ibi ngibi, niba hari ahantu hakeneye kumva iyi nyigisho, mu itorero. Mu itorero guhera hejuru kugeza hasi. Ubu Yesu aje akaduhagarika, twe twambaye amakanzu, akatubwira ati okay, nimwe ndi buhereho, I'm going to measure how you love each other. Aho nabaye, umva niba ari ahantu nahuriye n'intambara zo kudakundana, si hano i Remera, ariko ntumuze kubyumva nabi. Nakoze mu muryango w'ivugabutumwa, it was a problem. Nakoze si n'umwe, nakoze muri ibiri. Nta n'umwe nshobora gutangira ubuhamya mvuge ngo twarakundanaga. Oya, mu gipastori ho ngezemo nsanga pe twambara ikanzu nziza z'ibitare turengeje hejuru y'imitima yirabura. Mumbabarire kubivuga, sindi bubabwira inkuru zangegewe, ariko niba ari ikintu cyashoboraga gutuma ndeka n'uburokore ni ukwambara iyi kanzu. Turakundana. Halo,
twakundana, kuko Yesu yaravuze ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya abanjye. Twambara aya makanzu tukayabyimba, abandi mukaza hano mwarimbye mukicara. Yesu akavuga ngo ariko se ubundi murakundana? Navuze ko ikizagaragaza ko mukundana, ko muri abigishwa banyu uko mukundana. Itorero rifite abakristo 90% buzuye igihugu rikora genocide, miliyoni y'abantu iricwa, yicirwa mu nsengero, yicirwa mu biriziya. Turakundana. Ese uno munsi ho turakundana? Ko niba tuvuga ngo urukundo ruhindura aho dutuye, nitubanze twibaze niba turufite. Naho ubundi turaza tukaryoshya, tukabwira abantu ukuntu turi bitangaza. Jewe ntabwo Imana yantumye gushyeshya no gushyeshyenga, cyane cyane ko imyaka uko igenda yicuma ndabizi neza. Nubwo abantu bakubwira ngo yango ntituzapfa tuzarama, tuzapfa kandi nzatanga raporo y'ibyo nakoze. Reka ningende Yesu akambwira ati kuki mutakundana, akazambwira ariko narababwiraga nawe umva Yesu, nawe warababwiye banga kumva, nanjye narababwiye banga kumva. Narababwiraga murakundana. Kuko ngiye gusoza, muri urukundo ni rwo ruvamo ibintu byose. Muzi ko mu Rwanda ubu baratubwira ngo customer care, nkabwa ni customer care nziza. Niva mu rukundo utagombye guhatiriza, niva mu rukundo batagomba kukwibutsa, ugakora ibintu byose ukayobora abantu neza kuko bakunda, ugaha abantu serivisi nziza kuko wuzuye urukundo, ukita ku mugore wawe cyangwa ku mugabo wawe kuko umukunda, ukita ku bana bawe kuko bakunda. Icyo ukora cyose uwakubaza ati kuki ukora kuri, ukabwira ati nuko mbakunda. Kuko buri Imana yo iravuga ngo genda urukundo. So niba dufite Imana, Yohana akavuga ngo niba udakunda mwene so wabonye ntushobora gukunda Imana utabonye. Ngo kandi udakunda ntiyabyawe n'Imana. Tugakunda gusa ko turabana b'Imana, tukavuga ngo niko turi. Twe turakunda kuko niko kamere yacu iri, turakunda. That's our nature. Nature y'Imana ni ukugira neza, nkuko umuntu mwegeze kubivuga ni Robert. Natwe nuko bigomba kumera. Ukajya uvuga ngo yagiye ngira neza kuko ndi umwana w'Imana. Turakundana. Umva rero nsoza, reka turebe ririya torero rya mbere icyavagamo. Barakundanaga, bagakora umurimo w'Imana bawukunze, bagakora umurimo w'Imana kuko bakunda Imana. Noneho raporo yabo icyo mbikundira, bari ibintu abantu bakora, raporo yabo yatangwaga n'abanzi babo. Abanzi babo nibo batangiraga raporo. Murebe hariya mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 4, Petero na Yohana bamaze guhagurutsa umuntu umugaye, kuko baraje bamusanga imbere y'irembo ryitwa ryiza. Petero akoze mu mufuka asanga generosity yasigaye mu rugo, ikofi ye yayibagiwe. Aravuga ati mva rero wa mugabo we, ubundi mba nkuhaye, ariko ikofi yanjye ifeza n'izahabu ntabyo nazanye, ariko hari ikintu mfite. Mu izina rya Yesu haguruka ugende. Babona umugabo arahagurutse aragenda. Ibitangaza byakorekaga kubera ko babakunze. Yesu yigeze kubona abantu, abona barashonje, abigishwa baramubwira ati rero abantu barashonje kandi burije, babwire batahira bati dusezerera abantu bashonje, nimuwagaburire. Baratese Nyagasani, tugaburira abantu 5,000, hano dufite amafi 2 gusa n'imigati 3, nayo ni lunch y'akana kizani. Aravuga ati ibyo birahagije, udukeya dufite iyo tudusangiye n'abandi Imana itangira kubitubura. Uzadukura muri iyi mitekerereze ya scarcity mentality azatugarura mu nzira y'ubukristo. Kuko iyo nimubyitegereza uko tugenda tujya imbere niko imitima yacu iba mito. Wubaka inzu y'ibyumba 8 ntugire n'umushyitsi ucumbikira, ugasengana n'umuntu hano ni mwene so, uranamuzi ni mwene so, ni umwana w'umukene, ni umwana w'umunyeshuri wabuze uko wacumbika, akaza akaduha icyifuzo hano, ntiyagire n'umugore ati ariko wanjye hari inzu, hari icyumba kitarimo umuntu, ngwino uburimo. Reka da oya, ngo itangiye kongera abantu mu nzu, ngo comfort ya nugera mu ijuru ntabwo Imana izakubaza comfort wabagamo. Jewe ntayizambaza, izambaza generosity nagize, kandi nta muntu uzabimpinduraho kuri ibyo ngibyo. Turagenda imitima turayifunga, uko Imana itwongerera imigisha twe tugafunga imitima. Ni mwaguke bene da, mwagura imbago zanyu muri generosity. Aba bantu bagiraga generosity, noneho abanzi babo bakabatangira ubuhamya.
nkunda ukuntu abatambyi batanze raporo bavuga ngo aba bantu ntidushobora guhakana ko bakoze igitangaza. Umuntu agahaguruka. Icya kabiri, ntidushobora guhakana ko bahinduye Yerusalemu. Bayihindurije iki? Nta mukene wabagamo, abantu bose barabasanga. Iyo bigeze mu gice cya 6 baratubwira ngo n'abatambyi bamwe batangiye kubasanga bakavuga ati iriya dini, iriya niyo yo, ibi turimo by'imihango n'amakanzu n'ibitambo ntabwo birimo guhindura ibintu, reka twisangire bariya barimo barakora ibintu bifatika. Mu matorero shingiro mukomerezaho, kuko idini nyakuri niyita ku mfubyi n'abapfakazi. Niko Yakobo yanditse aravuga ngo reka mbabwire, idini nyakuri Imana yishimira niyita ku mfubyi n'abapfakazi mu kababaro kabo, ikirinda no kwanduzwa n'ibyisi. Mwambwiye ngo amen. Ariko tubikore, ntabwo tuzabyicuza. Hanze bazadutangira raporo bavuge ngo ariko bariya abantu batandukanye n'abandi, barimo barahindura umujyi. Raporo babatangiye nkunda iyo bigeze mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 bageze i Tesaloniki, barabarebye baravuga ngo ngo ba bantu bubitse isi ngo bageze na hano, ngo they've turned the world upside down. Bubitse isi, ariko ntabwo bari bayibitse, bari bayicurukuye. Ku bundi buryo isi iracuramye, bo twebwe badutumye kuyicurukura. Aho isi icuramira ntimuhabona. Umuntu yunguka amafaranga aho kugira ngo afashe abandi, akihugiraho, akaba umutindi ku mutima. Ubwo tuba twacuramye. Ariko iyo twacurukutse, iyo ubonye kashi ziyongereye uravuga ngo ngiye gushyira kuri account yanjye yo kwizigamira, aya ngaya ndayashyira mu guhahira umuryango, ariko hari andi busigire, hari imiba ndi busigira abakene n'abandi nabo bamenye yuko Uwiteka yagize neza. Haleluya. Jewe ngo mfite filozofi yanjye, iyo Uwiteka nyongereye amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mfite ahantu mbyandika, hakazaba umuntu uzamenya ko Uwiteka yangiriye neza. Hari ubwo abantu bakubwira ngo ariko pastor ntugatangiye n'ubwo buhamya ngo abantu bazakwirundaho. Hari ikibazo se? Nibasanga yashize nzababwira ko ntayo mfite. Hari undi mu mwenda ko giye muransetse. Jewe nariyakiriye. Iyo utangiye kuzana ibyo byagavinda ngo ariko wowe uranshyiraho igitutu, hari umwenda wawe ndimo. Ngo ariko ngo warabivuze ko ugifasha abantu, nigeze nkubwira ko ndi projet. Abantu muransetse. Buriya rero ibi mbigisha, iyo umaze kwiga kubigenderamo ubuzima buroroha. Ntabwo uzambuza kuba generous ngo nuko abantu bashobora kukwirundaho. Nimuza mugasanga ntawe bafite nzabahakanira. Nusanga nyafite kandi nkubwire no kereka ndebe, ubundi ngomba kuyaguha. Ikinsetsa nuko hari nabumva bafite entitlement yabwira ngo ariko ngo kuki ngomba hari umwenda murimo. Oya, ariko ugomba kugira generosity. Icyo ndimo kubigisha ni icyo. Ntuzafunge umutima ngo nuko ingegera ziriho. Ntuzafunge umutima ngo nuko abambuzi biyongereye. Ntuzafunge umutima ngo nuko abakene biyongereye. Nibura uzafasha umwe cyangwa babiri, kuko mu ijuru bazavuga ati nibura uriya we atekereza nkuko dushaka ko atekereza. Ukoze ibyo umwami yagutumye byagutwara iki? Amen. I Tesaloniki baruze ngo abandi bacurukuye isi bageze na hano. Ariko reka ndangirize kuri ahanyuma dusenge. Ahantu nkunda cyane bageze muri Efeso. Bageze muri Efeso, Paulo arabigisha, abantu buzura umwuka, mayibobo zaho nizo zirukanaga amadayimoni. Kuvuga ngo mu izina rya Yesu, Paulo yigisha, dayimoni zikavoma. Ariko wike zihora n'umudayimoni wize theology. Dayimoni rabaretosha murimo muravuga, ariko ndumva hari akaburamo. Ni mu buhamya bwanyu. Paulo ndamuzi, na Yesu muvuga ndamuzi, mwebwe biti? Bati twumvise Paulo abivuga natwe turabivuga. Iki gihe cyose mukimaze mwaradutesheje umutwe murimo kuvuga Yesu mutazi. Ngo wari urimo dayimoni arabafata arabahondagura ngo bagende bakomeretse. Mujye muvuga Yesu muzi, kuko igituma dukora ibyo dukora byose nuko tuba turimo gukora ibyo umwami yadutumye. Nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Amen. Iri torero ryari rifite ibintu bitanu ngiye kuvuga nsoza tugasenga. Icyambere, bari barabonye Yesu wazutse, baramwizera. Igituma tutagenda neza, Yesu yavuye mu rusengero. Hari ahantu hajya hantangaza mu byahishwe baravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo umuntu nakingura. Bishoboka bite ko Yesu ahagarara hanze y'urusengero? These days nibwira ko ariko bimeze. Ntabwo dukundana nkuko yadutumye, ntabwo dukora ibyo yadutumye.
ntabwo tugenda nk'uko yadutumye. Yohana umubatiza atangira kwigisha yaravuze ngo ufite ishati imwe, ufite ishati ebyiri aho utayifite. Twebwe hari n'izo usanga zaraboreye mu tubati, zaratonze uruhumbu, ntitunazitange, ziri aho gusa utazanazambara. Dufite amakote nanjye ndayafite, ntazongera kwambara, ariko nta n'uwo nayahaye. Nimureke tujye gucunshumura ibyo bintu byose, dukora ibyo umwami yadutumye. Aravuga ngo ufite ishati ebyiri aho utayifite, ufite umuceri ibiro 5 aho utawufite, ntihagagire umuntu urara ubusa kandi wahashye. Let's be generous. Ndabizi umugiye kundakarira, ntacyo bitwaye. Pastor aba yagiye aho ngaho akaducyura, ntabwo mbacyurira n'ukuri, ntawe navuze nabi, ariko mureke twihane, twakora ibyo umwami yadutumye byadutwariye. Bari barabonye Yesu wazutse, bari buzuye umwuka, bagenderaga ku ijambo, ntabwo bagenderaga ku amafilozofi y'isi. Dore reka mbabwire ikirimo kwica abakristo, murimo muravumba mu isi cyane. Isi irakubwira ngo ariko ngo buriya reba nkanjye na madamu dusigaye turi babiri, ngo comfort y'abantu babiri. Bose abantu babiri comfort, ncumbikiye umuntu akaryama, umwana dusenga nawe umunyeshuri cyangwa n'undi akabona aho arambika umusaya, comfort yangira agabanuka koko. Ibihaza abantu babiri bashaje bishobora no guhaza bane, ni ukuri. Hari n'igihe utari burya bakabyirira. Ndabeshyara abo tungana ibyo mvuga ntimubyumva. Hari abo mbwira bagahita babyumva, ndabona hirya hari abantu tungana nyine baba babyumva neza. Hanyuma reka turangize dusoze twe gutinda. Barakundanaga, ni nayo nyigisho dufite uyu munsi. Ariko ruriya rukundo rwari rufite aho ruva. Turakunda kuko Imana yabanje kudukunda, turatanga kuko Imana yaduhaye. Dushobora gukunda abantu bose kuko tuzi yuko, nakunze ubuhamya byo yatanze, kuko baramwambuye ariko yarangije kwishyura banki. Cyane ingegera zijya zinyambura abo ibisambo bikandekera umutwe, ariko giye nabifatiye dynamique nziza. Umwegeze kunyambura ndamubwira ntuzi uko wabigenza iyo ushaka ko urutoki rwawe rumera neza, ntibararwicira. Ntiburiya wiciye urutoki rwanjye, buri Imana igiye gushyira. Yewe nakugiriye umutima mwiza, naguhaye kubera ko wambwiye ko ufite ikibazo, sinanizi kurimo kunyiba, ariko buri Imana igiye kunyishyura ibyo watwaye, izankubira inshuro 1000. Kandi haciyeho iminsi Imana yankubiye, ndamuhamagara namubwira ntuzi ikintu ntibuse we uri muratera imbere cyangwa igihe rero bya bindi byose Imana yabyishyuye. Kuko Imana nukora ibyo umwami yagutumye, ntuzarakazwe nuko abantu bamwe ngo bagize gute, kuko turi abantu, turi ubwoko bw'Imana. Urukundo ruhindura aho dutuye ni urukundo rwamenye Yesu, ni urukundo ruyoborwa n'umwuka, kuko imbuto y'umwuka ni urukundo. Ni urukundo rushingiye ku ijambo ry'Imana ritubwira ibyo dukwiye gukora n'ibyo tudakora. Ni urukundo rukunda, ugakunda abagukunda, nawe ubwawe ukikunda, ugakunda abakunditse n'abadakunditse, ugakunda n'abadashaka gukunda no gukundwa, kuko niko Imana yacu imeze. Ukavuga ngo genda umwana w'Imana nsa na data. Usa nande? Dusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano ukabumvise umwuka w'Imana avugana nawe, ko uyu munsi hari ibikwiriye guhinduka, kandi twese nk'itorero hari ibikwiriye guhinduka, tugakora ibyo umwami yadutumye. Ubwira Imana ngo Mwami mukiza, numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso, nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso avuye anyozaruganye. Ibyo tugiye gusengeraho, niba wicayemo hano utikunda
kubera ko hari ibyo wibonaho, uretse niba ari ibyaha ubyihane. Niba wiyangira yuko hari ibyaha ugenderamo ubyihane, ariko niba wiyangira yuko ufite umutwe munini, ufite amenyo ahengekeranye, ufite amenyo y'inyinya, ariko hari ibintu byinshi abantu ufite amaguru y'imitego n'ibindi, uyu munsi uvuge ngo Mwami Imana, uko wankunze niko niyakiriye. Niba urimo kurema umuriro utazima iwawe mu rugo, uyu munsi ni wo kwihana ukavuga ngo ya Satani ndagusezereye, ngiye kurema ijuru rito. Niba urimo kurema umuriro utazima aho ukora kubera imico yawe, uyu munsi ni wo kwihana ukavuga ngo ya guhera ejo birahinduka. Ariko duhere hano mu itorero, kuko Imana yavuze ngo ngiye guca imanza ngo kandi nzahera mu itorero, mu nzu yanjye. Niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, uzamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana, numvise ijwi ryawe kandi hari ibyo ngiye gukora, hari ibyo ngiye guhindura. Turagushimye Mwami Mana yacu. Urebe iri teraniro riteraniye ahangaha, urebe itorero ryawe atari hano paruwasi ya Remera, ahubwo itorero ryawe muri rusange. Waradutumye ngo dukundane, ngo kuko nidukundana ngo abantu bazamenya ko turi abigishwa bawe, kandi nidukundana abantu bazadusanga, kandi nidukundana tuzahindura aho turi, kandi nidukundana tuzakora ibihesha izina ryawe icyubahiro. Nidukundana Mwami Imana, ubuzima bw'abantu buzahinduka ku bwacu. Utugenderere, uvugane natwe, uvugane na buri muntu, uhindure imico yacu, uhindure imitekerereze yacu, uhindure imikorere yacu. Uduhe gukundana, uduhe gukunda birenze uko twe tubitekereza, uduhe gukunda muri kontekste zose, uduhe gukunda nk'uko wakundaga. Kuko we Mwami Imana, we warakunze, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo Imana yarakunze, ikunze iratanga. Twebwe turakunda, tugakunda n'amagambo, ntiturekure, ntitwirekure, ariko turasenga ngo duhe gukunda nk'uko wakundaga. Nutwongerera imigisha, abantu bajye bamenya ko twabonye umugisha. Nutwongerera imigisha, abantu bajye baruhuka. Nutwongerera imigisha, urusaku rujye rugabanuka mu ijuru, kubera ko hari abasengaga twashubije. Nutwongerera umugisha, isi yose imenye ko turi abanyamugisha. Rambura ikiganza cyawe, wagura imbago z'imitima yacu, utwuzuzemo urukundo rwawe, kandi abantu babibone. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, natwe tubuhesha abandi. Ko ni mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.